ikaze mu kinyamakuru cyacu. Tuje gutumira umunyamakuru abigize umwuga. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Nsabimana Cedric Rukundo aka MCR naba muri ikinyamakuru cyitwa TV. Yego Cedric, watangiye utubwira imbogamizi uhura nazo umunyamakuru abigize umwuga. So imbogamizi ziba ari nyinshi cyane, gusa uko umuntu agenda azamuka agenda aziminimiza. Imbogamizi akenshi duhura nazo urebye ni ibikoresho. Ugasanga umuntu afite ibikoresho bikeya, ugasanga wenda agiye gufata inkuru, ugasanga abuze ikintu cy'igikoresho, ugasanga kamera nazo, ugasanga kompiyuta nazo. Imbogamizi nizo ngizo. Indi mbogamizi wenda umuntu yagira arebeye kuri sosiyete ni ukudashyigikira. Ugasanga ufite kontenti birenze byatari, gusa ugasanga sosiyete ntabwo igishyigikiye. Rero akaba ari imbogamizi abanyamakuru dukunze guhura nayo, cyane cyane abakizamuka. Kumvikana kwa bigoye. Ikindi twifuzaga kubabaza ni inama wagira umuntu kwiga journalism. So iyi nama nagira umuntu wiga journalism, umuntu wiga journalism akenshi cyane cyane bikunze guhura n'indi mbogamizi yo kuba abantu baguca intege bakubwira ati ibintu birimo nta kintu kibereyemo kabisa. Inama nagira umuntu uri kwiga journalism muri iki gihe ni uko we atacika intege, agakomeza agapushinga ku buryo inzozi ze azazigeraho. Indi nama namugira, akore cyane ku buryo content ye igomba kugera ahantu hose, ndetse ko mu minsi iri imbere content ye azagirira sosiyete akamaro. Murakoze cyane. Ikindi nk'umunyamakuru wabigize umwuga, ubona journalism irimo akantu kugena amafaranga. So akenshi cyane cyane abanyamakuru ntabwo dukunze kureba ngo harimo akantu cyangwa se, ahubwo tuba ikintu cya mbere tureba yego n'akantu tukarebaho nyuma, gusa ikintu cya mbere tuba dushaka kugira ni ukugira ngo dukore content zifitiye rubanda cyangwa se zifitiye sosiyete akamaro, akantu kakazanira. Ni ukuvuga ngo njyewe iyo ndebye nanone journalism ubona irimo akantu. Urugero n'izi mbuga zigiye kubamo ni itariki mu Rwanda, akantu kazaboneka iyo ukora content zima, hanyuma ntucike intege ugakora cyane, akantu muri journalism kabamo. Dukomeje kuri icyo wari uvuzeho ngo ku kijyanye no kuvugira abantu, kubafasha binyuze mu itangazamakuru, cyane kandi mwebwe aba ari akazi kanyu, ubona hari nk'ibibazo abaturage bagusangizaho bakabavuganira bigakunda, ibyo biramutse bikunze So iyo biramutse bikunze nka buriya umuturage akugejejeho ikibazo akavuga ati mvuganira mu murenge wacu wenda dukeneye igikorwa remezo runaka, ugasanga wenda bakeneye n'isoko. Iyo umuvuganiye iryo soko rikaboneka tayari uba wumva ko wagize umumaro muri sosiyete, kubera yuko hari ikibazo nk'umunyamakuru uba ukemuye ukikunyuze. Ni ukuvuga ngo niba uwo muturage akeneye iryo soko akaba adafite ubushobozi bwo kuba yakigeza wenda ku bantu babikuriye cyangwa se babifite mu nshingano, wowe nk'umunyamakuru ukaba wabijyana